twongeye kugushimira rero udahwema kudukurikirana mu biganiro byacu bya buri munsi tunyuza kuri uyu muyoboro On Top TV. Ngira ngo rero wowe niba ari ubwa mbere ugeze hano nyabuna ibuke ukore subscribe kugira ngo amakuru yose ajya kugeraho 5 kuri 5. Uyu munsi rero twaguteguriye ikiganiro cyiza kimeze neza, twakuzaniye abahanzi 5 ko bakurikirana mu kuba bafite inyubako zihenze kandi zabatwaye akayabo k'amafaranga menshi cyane kugira ngo bazubake cyangwa se bazigure. Ubushakashatsi rero bwagiye bukorwa n'ibinyamakuru bitandukanye bigendeye ku makuru aba bahanzi baba baragiye batanga ku mazu yabo cyangwa se ku mitungo yabo. Niyo mpamvu rero ibinyamakuru bigiye bitandukanye byegeranyije amakuru y'aba bahanzi ku byerekeranye n'amazu batunze, bikora top 5 y'abahanzi batunze inyubako zihenze cyane kandi zabatwaye akayabo k'amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu rero natwe twaje hano uyu munsi kugira ngo tubashe kuba twabakugezaho nawe ubashe kuba wabamenya. Turahera rero ku mwanya wa 5 tugere ku wa mbere. Wowe icyo usabwa no kubana natwe kuva iki kiganiro gitangiye kugera kirangiye, ubashe kwimenyera ayo makuru nawe uyimenyere neza 5 kuri 5. Ku mwanya wa 5 rero turasanga umuhanzi Tom Close. Tom Close rero uyu ni umuhanzi umaze kumenyekana cyane hano mu Rwanda, abantu benshi baramuzi mu bihangano bye bigiye bitandukanye. Rero ibi bihangano bye n'akandi kazakora byamwinjirije amafaranga menshi, bimushyira ku mwanya wa 5 w'umuhanzi ufite inzu ihenze cyane, aho afite inzu yifite akayabo ka miliyoni 350 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri kumva neza yuko ayo mafaranga ari menshi cyane. Iyi ni inzu rero ifite ubusitani bugari, ikagira na piscine, ukabona yuko ari inzu nini, inzu ibereye ijisho kandi inzu nziza cyane. Ku mwanya wa 4 rero turasanga umuhanzi King James. Uyu ni umuhanzi rero ufite inzu nawe ihenze cyane. Inzu ye rero ikaba iherereye hariya mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Ruyenzi. Iyi nzu rero ifite piscine, ikagira ibyumba byinshi, akaba ari inzu imeze neza, inzu ubona yuko ari inzu ibereye ijisho. Iyi nzu rero ya King James kugira ngo yuzure yatwaye akayabo ka miliyoni 380 z'amafaranga y'u Rwanda. Uri kumva neza yuko ayo mafaranga atari makeya, ni amafaranga menshi cyane mu by'ukuri. Ariko rero uyu muhanzi nawe ni umukire kubera yuko uretse kuba umuziki umwinjiriza agatubutse, ariko uyu muhanzi agenda akora n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubushabitsi, dore ko King James ari umwe mu bahanzi b'abakire cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu muhanzi rero iyi nzu ye ubona yuko ari inzu ebyiri zisa nkaho zifatanye, hagati harimo piscine, bigahita bituma rero aza ku mwanya wa 4 mu bahanzi nyarwanda bafite inzu zihenze cyane. Ku mwanya wa 3 rero turahasanga umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, abantu benshi baramuzi, nta wundi yitwa Israel Mbonye cyangwa se akabazwi nka Mbonye Icyambu. Uyu muhanzi rero Israel Mbonye afite inzu ihenze cyane, akaba inzu ye ikaba iherereye hara mu karere ka Kicukiro. Uri kumva neza yuko ari hano mu mujyi wa Kigali. Inzu ye rero ni inzu nziza imeze neza, kugira ngo yuzure yatwaye akayabo ka miliyoni 420 z'amafaranga y'u Rwanda. Uri kumva neza yuko aya mafaranga aba ari amafaranga atari makeya cyane. Ariko nanone uyu muhanzi nawe ni umuhanzi wateye imbere mu buryo bwihuse, umuziki wamwinjirije amafaranga menshi cyane, ku buryo uyu muhanzi nawe abarirwa mu bahanzi bakize cyane hano mu Rwanda. Uyu muhanzi Israel Mbonyi rero ni umuhanzi ukunzwe cyane n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba, kurenza n'ahandi henshi yagiye hatandukanye, kuko indirimbo ze zageze kure n'irwota amasimbi aho twita hakurya y'inyanja. Ku mwanya wa 2 rero turahasanga producer Clement ndetse na Butera Knowless. Uyu nguyu akaba ari umuryango. Butera Knowless ndetse na Clement ni umuryango, bafite rero inzu imeze neza cyane, inzu ihenze, inzu iherereye hariya mu karere ka Bugesera i Nyamata. Nabo rero inzu zabo ubona yuko ari inzu ebyiri zisa nkaho zifatanye, kandi nanone inzu zabo ubona yuko ari inzu imwe, ariko ubona isa nkaho iteye nkaho irimo inzu ebyiri zegeranye. Akaba ari inzu ikikijwe n'indabo, ukabona yuko ari inzu imeze neza cyane, yatwaye amafaranga menshi kugira ngo yuzure.
kandi namwe murabizi neza yuko Butera Knowless ni umwe mu bahanzi nyarwanda, n'umuhanzikazi nyarwanda umaze wubatse izina rikomeye cyane mu muziki nyarwanda, kandi na Clement ni producer wa Kina Music, uramurazi neza yuko arazwi, ni producer aho akora indirimbo z'abahanzi bagiye batandukanye, murabazi ba Neringabo muramuzi, n'abandi bahanzi bagiye batandukanye akorera indirimbo. Uyu rero Butera Knowless ndetse na Clement, inzu yabo rero iza ku mwanya wa kabiri mu bahanzi bafite inzu zihenze cyane, zatwaye akayabo k'amafaranga menshi kugira ngo zibashe kuba zakuzura. Wakibaza rero ngo ku mwanya wa mbere harinde, ariko nanone nongera kukwibutsa gukora subscribe kuri iyo channel kugira ngo rwose ujye ubasha kwibonera ibiganiro byiza. Ku mwanya wa mbere rero hari umuhanzi muzi muri benshi, uwo nta wundi bamwita The Ben, akaba azwi ku izina rya Tiger B. Uyu muhanzi rero afite inzu ihenze cyane, akaba ariwe muhanzi uza ku mwanya wa mbere mu bahanzi bafite inzu zihenze cyane, zatwaye akayabo k'amamiliyoni kugira ngo zuzure. Uyu rero muhanzi rero afite inzu hariya i Rebero, akaba ari inzu imeze neza cyane, inzu ihenze. Uretse no kuba afite iyi nzu ihenze hariya i Rebero, agiye afite inzu mu bice bigiye bitandukanye mu mujyi wa Kigali, kuko uyu muhanzi ni umwe mu bahanzi bitaye ku kintu bita kuba bagira inzu zimeze neza, inzu zihenze cyane. Ariyemeza ashora akayabo k'amamiliyoni kugira ngo abashe kuba yakubaka iyi nzu cyangwa se n'izindi zitandukanye yagiye yubaka, kuko inzu y'uyu muhanzi yatwaye akayabo ka miliyoni 720 z'amafaranga y'u Rwanda. Uri kumva neza yuko ayo mafaranga atari make ya The Ben. Rero Tiger B niwe uza ku mwanya wa mbere mu bahanzi nyarwanda bafite inzu zihenze cyane, zatwaye akayabo k'amafaranga menshi cyane. Ushobora kuba wakibaza ngo ese kubera iki tutari kumvamo Bruce Melody cyangwa se abandi bahanzi usanzwe uzi? Abahanzi nyarwanda rero ntango bose bitaye mu byo kubaka amazu ahenze, ahubwo akenshi ubusanga bamwe barahisemo kubaka inzu, abandi bagahitamo kwigurira imodoka zihenze, kuko nk'ubu ngubu urabizi ku muhanzi Bruce Melody ari umwe mu bahanzi bafite imodoka zihenze. We yatekereje kuba yakigurira imodoka ihenze, ibyo kubaka inzu ihenze wenda nabyo azabijyamo, cyangwa se n'abandi bahanzi batandukanye ntabwo bashije kubumva. Twaguteguriye rero top 5 y'abahanzi batanu bafite inyubako ubona yuko ari inyubako ziyubashye, zimeze neza, zisirimutse, zatwaye n'akayabo k'amafaranga menshi. Nawe ubashije kuba wababona, wabiyumvira, ndetse wakibonera n'amazu yabo nk'uko ubonye amafoto aho ngaho. Turagushimiye rero kudahwema kudukurikirana kuri uyu muyoboro On Top TV. Ngira ngo nkwibutse ngo ukore subscribe kugira ngo rwose amakuru yose ajya kugeraho 5 kuri 5. Turagushimiye rero, ibiganiro byacu nakagaruka, twongere guhura mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao.